yaravuze ati umwanzi wawe ntabwo kubita urushyi umusaya w'ibumoso uzajya utwitwa. Yaravuze ati umuntu uzabeshya icyaha cyose yakoze azahita agwa mu muriro. Atari baye ko nasambanye. Umukobwa wowe warasambanye. Agira ubungubu uyu nguyu turatura uyu munsi. Uyu munsi ni amaturo nangada. Ikibazo rero ipasiteri yatinze na n'ibyuki byazamwa gufuna bakundi. Si ubibona se mwana ni umwaka wari tuba twabyuka. Ese uyu mukristo we yavuye nta nubwo avugamwa Ugize ngo uyu mukristo umwe dada navuye pfiriya hakurya hariya. Biragaragara uwo hakurya hariya na hepfo hepfo hakurya hariya. Urandobera umwabwo ngwicara undi kuba ngwicara rwose z'intebe zo mu rusengero. None se urabona inyuma yawe aho ngaho hatarimo umugisha warunu. Tegereze pasiteri ugende utegereze. Hari ikindi. Uzi ko wajya ngo mwazi mu kabari Imana. Rero ibyo utangiye kuzana shaho reka oya twumvikane sigose. Rero kwita mwese nibwo turi mu rusengero tumumva Imana ngo twaje mu kabari murabyumva neza mwicara neza. Ngafata hahandi. Ego pasiteri rada. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amina. Bakristo bene Data mwari muri aho ngaho. Mwari muri aho. Icyo kizi ni ukuturira amaturo kikazana ibondo gusa. Kije. Urasigaye nkuri ubagiye hehe akava mu iteraniro aribwo pasiteri akihagera ntabwo bibyumvikana. Ako pasiteri nawe yari yatinze turamuhana n'umuntu. Oya satani asigaye yaribasiye abantu ndebe afite niyo mpamvu agiye. Mwacire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rero tugiye kuvugaho kuri uno munsi niryo kwihangana cyangwa se kubabarira. Murabyemera? Turabyemera twese. Bakristo bene Data ijambo twenda kwigaho Kristo yadutoje gukundana. Noneho adutoje gukundana adutoza no kuzajya twihanganira abagenzi abanzi bacu. Ugize ngo ubwo Kristo yaravuze ati umwanzi wawe ntabwo kubita urushyi mu musaya w'ibumoso uzajya uhindura umuhereza umusaya. Uri kumvita umori cyo. Hajya nayo mbabwiye ngo. Waravuze ati umugenzi nawe kubita urushyi ugiye undikiza umusaya wundi w'imoso agukubite urundi ukangiye gukubita abantu. Byose ngibi none nawe ahise akubukira aragukubita. Ariko pasiteri biri mwisi abigisha ijambo batazi n'ibikorwa byawe n'inshingano zabo. Wajya ugisha ikintu ukizi cyari. Okay, nari bidukomeze dore ukuntu bigiye kugenda rero. Kugira ngo tugere mu bwami bw'ijuru tumeze neza tugomba kwihana ibyaha byose twakoze. Kristo yaravuze ati umuntu uzabeshya icyaha cyose yakoze azahita agwa mu muriro. Azahita agwa mu muriro. Kristo azahita amushyira mu muriro umuntu wese uzabeshya icyaha. Ikintu rero bidusabwa ni ukuvuga ngo icyaha cyose twakoze mu bwami bw'ijuru duhera kuri wowe ihana ibyaha byose wakoze. Imana mbabare ko nakubise pasiteri. Nibyo gusa. Imana mbabare ko nasambanye. Ugize ngo wa mukobwa wowe warasambanye. Utabeshya waratinyutse urabitanga n'ukuntu nari naragukunda. Nasambana n'uri pasiteri. Ntabyo nari nakora cyamwa. Dukomeze kuri wowe. Vuga ibyaha atura ibyaha byose wakoze. Yarangije. Niba natibya ngibyo wabera kure wakwatibya. urabona muri iki gihe ibintu bisigaye bikaze roko mani mbabari ngaho komeza ako pastor nasi gafite amakosa urabye Kristo wari marayicuza ibyaha ngo narago twamubwiye nawe udakora ibyaha nanjye ndaza guhita mbyihana nyuma ngaho navuga pastor akora ibyaha ko nabi pastor rero ngiye buriya biri no kuntera ubwoba tangiye kumbwira nabi nawe nakubwira n'ibyaha byawe ntabwo dufite uzi ko dushigaje isaha imwe gusa tukaba tugeze mu ijuru mu bwami bw'ijuru ngaho atura ibyaha byawe twa ngaho baburetse natwe
urabona kwa kundi wagiye cyagiye igihe umugore wawe urabona nyine twaragize ugize ngo uravuze ngo wasamanye n'umugore wa pasiteri cyangwa ndimo ndumvira ntabwo ari byo wenda n'amatwi yanjye numvisha agana uvuze pasiteri uriya mugenzi wanjye cyangwa ni njyewe uri kuvuga nyine urabona cyagiye igihe nari naje kugusura byarancitse mwana uravuze ngo umugore wanjye niwe wasambanye nawe byarancitse mwana ase pasiteri ubu moyiki mwana ase pasiteri ubu moyiki so wavuze umwanzi wawe uzajya umwihangana biriya bikirisitu ujaba igihe natanabikuyemo n'amaturo ugize ngo